Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere. Mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose ni wowe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi, ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana yahamije iby'uwo, avuga yeruye ati, uwo niwe navuze nti, uzaza hanyuma niwe unduta, kuko yahozeho ntarabaho. Kandi bimwuzuye akaba ari byo twahawe twese n'ubuntu bukurikira mu bundi. Kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byatanzwe na Yesu Kristo. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Ibi ni byo Yohana yahamije, ubwo abayuda bamutumagaho abatambyi n'abarewi bavanywe i Yerusalemu no kumubaza baturinde. Nuko ntiyabahisha ukuri, ahubwo araberurira ati, si njye Kristo. Nuko baramubaza bati, tubwire, uri Eliya? Nawe ati, si ndi we. Bati, uri umuhanuzi? Arabasubiza ati, oya. Baramubaza bati, none se uri nde ngo dusubize abadutumye? Wowe wiyita nde? Ati, ndi ijwi ry'urangururira mu butayu ngo nimugorore inzira y'Uwiteka, nk'uko umuhanuzi Yesaya yabivuze. Abari batumwe bari abafarisayo. Nuko baramubaza bati, none ubatiriza iki utari Kristo, ntube na Eliya, ntube na wa muhanuzi? Yohana arabasubiza ati, ngenda batirisha amazi, ariko muri mwe hahagaze uwo mutaramenya. Uwo ni we unsimbura, kandi ntibikwiriye gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ibyo byabereye i Betaniya hakurya ya Yorodani, aho Yohana yabatirizaga. Bukeye bwaho abona Yesu aza ahari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu ni we navuze nti, nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, uko yahozeho ntarabaho. Icyakora sinari muzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi. Kandi Yohana arahamya ati, nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we. Icyakora sinari muzi, keretse yuko yantumye kubatirisha amazi yambwiye iti, uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we, uwo ni we ubatirisha umwuka wera. Nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana. Bukeye bwaho Yohana yongera guhagarara n'abigishwa be babiri, yitegereza Yesu agenda, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana. Abo bigishwa bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Yesu arahindukira, abona abamukurikiye, arababaza ati, murashaka iki? Baramusubiza bati, Rabi, bisobanurwa ngo mwigisha, ucumbitse he? Arababwira ati, nimuze murahabona. Barajyana babona aho acumbitse, ndetse hari nk'isaha 10. Baherako bamarana nawe umwanya urira. Andereya mwene se wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Abanza kubona mwene se Simoni, aramubwira ati, twabonye Mesiya, bisobanurwa ngo Kristo. Amuzanira Yesu, nawe aramwitegereza, aramubwira ati, uri Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa, bisobanurwa ngo ibuye. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo, aramubwira ati, nkurikira. Filipo uwo yari uw'i Betsaida, umudugudu w'iwabo na Andereya na Petero. Filipo abona Nataniyeli, aramubwira ati, uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Nataniyeli aramubaza ati, mbese i Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati, ngwino urebe. Yesu abona Nataniyeli aza ahari, amuvugaho ati, uri Umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Nataniyeli aramubaza ati, wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati, Filipo ataraguhamagara ubwo wari munsi y'umutini nakubonye. Nataniyeli aramusubiza ati, Rabi,
uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisiraheli. Yesu aramusubiza ati, mbese wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye uri munsi y'umutini? Uzabona ibiruta ibyo. Kandi arongera aramubwira ati, ni ukuri ndababwira yuko muzabona ijuru rikingutse, abamarayika b'Imana bazamuka bavuye ku mwana w'umuntu bakamumanukiraho. Igice cya kabiri. Ku munsi wa gatatu hacyujijwe ubukwe i Kana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati, nta vino bafite. Yesu aramubwira ati, mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati, icyo babwira cyose mugikore. Hariho intango 6 zaremwe mu mabuye, zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro 2 cyangwa 3 z'amazi. Yesu arababwira ati, mwuzuze intango amazi. Barazuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati, nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru. Barayamushyira. Uwo musangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino ntiyamenya aho iturutse, keretse ko abahereza badashya amazi nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe, aramubwira ati, abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko wowe washyinguye inziza aba arizo uherutsa. Icyo nicyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye i Kana y'i Galilaya. Yerekana icyubahiro cye, abigishwa be baramwizera. Hanyuma y'ibyo aramanuka ajya i Kaperinawumu, ari kumwe na nyina na bene se n'abigishwa be, ariko ntibamarayo iminsi myinshi. Pasika y'Abayuda yendaga gusohora, Yesu agiye i Yerusalemu. Ageze mu rusengero asangamo abahatundira inka n'intama n'inuma, n'abandi bicaye bavunja ifeza. Abohekanya imigozi ayigira nk'ikiboko, bose arabirukana n'intama n'inka mu rusengero, amena ifeza z'abaguraga inuma. Ati, nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya data iguriro. Abigishwa be bibuka uko byanditswe ngo, ishyaka ry'inzu yawe rirandya. Abayuda baramubaza bati, ubwo ugize utyo watwereka ikimenyetso ki? Yesu arabasubiza ati, nimusenyure urusengero, nanjye nzarwubaka mu minsi 3. Nuko Abayuda bati, uru rusengero ko rwubatswe mu myaka 46, nawe ngo uzarwubaka mu minsi 3? Ariko urusengero yavugaga ni umubiri we. Nuko azuba abigishwa be bibuka ibyo yari yaravuze, bemera ibyanditswe na rya jambo Yesu yari yaravuze. Nuko ubwo yari i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, abantu benshi babonye ibimenyetso akora, bizera izina rye. Ariko Yesu ntiyabiringira kuko yari azi abantu bose. Ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko ubwo yari azi ibibarimo. Igice cya gatatu. Hariho umuntu wo mu Bafarisayo witwaga Nikodemo, umutware wo mu Bayuda. Uwo yasanze Yesu nijoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana, ariko kuko ari ntawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze, yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Kibyarwa n'umubiri nacyo n'umubiri, kibyarwa n'umwuka nacyo n'umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwayo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko wabyawe n'umwuka wese amera. Nikodemo aramubaza ati, ibyo bishoboka bite? Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abisiraheli ntumenye ibyo? Ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Ntawazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru, akamanuka akaza hasi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze gucirwaho iteka kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Hanyuma y'ibyo Yesu ajyana n'abigishwa be mu gihugu cy'i Yudaya, atinda nayo nabo abatiza abantu. Ariko Yohana we yabatirizaga muri Ainoni bugufi bw'i Salimu, kuko hari amazi menshi, abantu barazaga bakabatizwa, kuko Yohana yari atarashyirwa mu nzu y'imbohe. Abigishwa ba Yohana bajya impaka n'umuyuda ku byo kwiyeza. Basanga Yohana baramubwira bati, mwigisha, wari kumwe nawe hakurya ya Yorodani, uwo wahamyaga, dore nawe arabatiza n'abantu bose baramusanga. Yohana arabasubiza ati, ntacyo umuntu yashobora kwiha ubwe keretse agihawe kivuye mu ijuru.
namwe murambera abagabo yuko navuze nti si njye Kristo, ahubwo natumwe kumubanziriza. Uwo umugeni asanga niwe mukwe, kandi umurangi iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezezwa n'ijwi rye. None uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye. Uwo akwiriye gukuzwa, naho njye nkwiriye kwicisha bugufi. Uwavuye mu ijuru niwe usumba byose, naho uwo mu isi we n'uw'isi nyine, kandi n'ibyo avuga ni iby'isi. Uwavuye mu ijuru niwe usumba byose, kandi ibyo yabonye n'ibyo yumvise nibyo ahamya, nyamara ntawemera ibyo ahamya. Uwemera ibyo ahamya aba yemeye yuko n'Imana ari inyakuri. Uwatumwe n'Imana avuga amagambo yayo, kuko Imana idatanga umwuka imugeze. Se akunda umwana we kandi yamweguriye byose. Uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Igice cya 4. Nuko umwami Yesu amenye yuko abafarisayo bumvise ko yigisha kandi abatiza benshi arusha Yohana. Cyakora Yesu ubwo si we wabatizaga, ahubwo n'abigishwa be. Nicyo cyatumye ava i Yudaya agasubira i Galilaya. Yiyumvamo ko akwiriye kunyura i Samariya. Nuko agera mu mudugudu w'i Samariya witwa Sukara, bugufi bw'igikingi Yakobo yahaye umwana we Yosefu. Kandi aho hari iriba rya Yakobo. Nuko Yesu ananizwa nuko yagenze cyane, apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6. Umusamariyakazi aza kuvoma. Yesu aramubwira ati, mpa utuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Umusamariyakazi aramusubiza ati, kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi, uransaba amazi ute? Icyatumye abaza atyo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu aramusubiza ati, iyo aba wari uzi impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we, nawe umusabye akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati, databuja, ko udafite icyo uvomesha n'iri riba rikaba ari rirerire, none se ayo mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye uruta sogokuruza Yakobo wadufukuriye iri riba, kandi akaba yaranywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota, ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Umugore aramubwira ati, databuja, mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota, kandi ntazagaruka kuvoma hano kuko ari kure. Yesu aramubwira ati, genda uhamagara umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati, nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati, uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5, n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Umugore aramubwira ati, databuja, menyeye kuri umuhanuzi. Ba sogokuruza bacu basengeraga kuri uyu musozi, namwe mukagira ngo i Yerusalemu niho hakwiriye gusengerwa. Yesu aramusubiza ati, mugore, nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Umugore aramubwira ati, nzi yuko Mesiya azaza, ari we witwa Kristo, kandi ubwo azaza azatubwira byose. Yesu aramubwira ati, ni njye tuvugana. Uwo mwanya abigishwa be baraza batangazwa nuko avugana n'uwo mugore, ariko ntihagira umubaza ati, urashaka iki? Cyangwa ati, ni iki gitumye uvugana nawe? Nuko uwo mugore asiga ikibindi cye aragenda ajya mu mudugudu, abwira abantu ati, nimuze murebe umuntu ngibyo nakoze byose, murebe ahari ko ari Kristo. Bava mu mudugudu ngo baze ahari. Batarahagera abigishwa be baramwinginga bati, mwigisha, akira ufungure. Arababwira ati, mfite ibyo kurya mutazi. Abigishwa be barabazanya bati, mbese hari uwamuzaniye ibyo kurya? Yesu arababwira ati, ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Mbese ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora? Dore ndababwira, nimwubure amaso murebe imirima yuko imaze kwera mu isarura. Umusaruzi ahabwa ibihembo, ateraniriza imyaka ubugingo buhoraho, ngo umubibyi n'umusaruzi banezerwe. Kuko iri jambo ari ry'ukuri ngo, habiba umwe hagasarura undi. Nabatumye gusarura ibyo mutahinze, abandi barakoze, namwe mwazunguye umurimo wabo. Nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu, kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati, yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko Abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo, asibirayo kabiri. Hizera abandi benshi baruta abambere, kuko biyumviye ijambo rye. Maze babwira uwo mugore bati, noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza wari mu isi koko. Iyo minsi 2 ishize avayo ajya i Galilaya, kuko Yesu yahamije yuko umuhanuzi atagira icyubahiro mu gihugu cy'iwabo. Ageze i Galilaya, abanyagalilaya baramwakira, kuko babonye ibyo yakoreye i Yerusalemu byose mu minsi mikuru, kuko muri iyo minsi nabo bari bagiyeyo. Bukeye yongeye kujya i Kana y'i Galilaya,
aho yahinduriye amazi vino, kandi Kaperinawumu hari umutware w'umwami wari urwaje umwana w'umuhungu. Yumvise yuko Yesu avuye i Yudaya asohoye i Galilaya, aramusanga amwingingira kumanuka ngo akize umwana we kuko yendaga gupfa. Yesu aramubwira ati, ntimwakwizera keretse mubonye ibimenyetso n'ibitangaza? Uwo mutware aramusubiza ati, databuja, manuka akana kanjye katarapfa. Yesu aramubwira ati, genda, umwana wawe ni muzima. Uwo muntu yizera iryo jambo Yesu amubwiye, aragenda. Bukeye bwaho akiri mu nzira, abagaragu be baramusanganira, baramubwira ati, umwana wawe ni muzima. Ababaza igihe yorohewe, baramusubiza bati, ejo ku isaha 7 niho ubuganga bwamuvuyemo. Nuko se amenya yuko ariyo ya saha Yesu yamubwiriyemo ati, umwana wawe ni muzima. Nuko uwo mutware aramwizera ubwe n'ab'inzu ye bose. Icyo nicyo kimenyetso cya kabiri Yesu yakoze avuye i Yudaya ageze i Galilaya. Igice cya 5. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko Yesu agiye Yerusalemu. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri aya mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije. Nkiza undi antanga akamanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko Abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati, uwankijije niwe wambwiye ati, korera uburiri bwawe ugende. Baramusubiza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenye uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye, kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati, dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha, utazabona ishyano riruta irya mbere. Uwo muntu aragenda abwira Abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Nicyo cyatumye Abayuda bashaka kurenganya Yesu, kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato. Ariko arabasubiza ati, data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Nicyo cyatumye Abayuda barushaho gushaka kumwica, kuko uretse kuzirura isabato gusa, ahubwo ahora yita Imana ko ari se bwite, akigereranya nayo. Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko ari ntacyo umwana abasha gukora ubwe atabonye se agikora, kuko ibyo se akora byose n'umwana ari byo akora. Kuko se akunda umwana we, akamwereka ibyo akora byose, ndetse azamwereka n'imirimo iruta iyi, kugira ngo mutangare. Nk'uko se azura abapfuye akabaha ubugingo, niko n'umwana aha ubugingo abashaka. Kuko ari nta n'umwe data aciraho iteka, ahubwo yabihaye umwana ngo abe ari we uca amateka yose, kugira ngo abantu bose bubahe umwana nk'uko bubaha se. Utubaha uwo mwana ntaba yubashye na se wamutumye. Ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye, aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo aba avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ni ukuri ndababwira yuko igihe kije ndetse kirasohoye, ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi ry'umwana w'Imana, n'abaryumvise bose bazaba bazima. Kuko nk'uko data afite ubugingo muri we, niko yabuhaye umwana we ngo abugire nawe, kandi yamuhaye ubutware bwo guca amateka, kuko ari umwana w'umuntu. Ntimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Ntacyo mbasha gukora ubwanjye, ahubwo uko numvise niko nca amateka, kandi ayo nca n'ay'ukuri, kuko ntakurikiza ibyo nkunda ubwanjye, ahubwo nkurikiza ibyo wantumye. Nakwihamya ubwanjye, guhamya kwanjye ntikuba ari ukuri, ahubwo hariho undi umuhamya. Nanjye nzi yuko ibyo ampamya ari iby'ukuri. Mwatumye kuri Yohana, nawe yahamije ukuri. Cyakora sinishingikirije ubuhamya bw'umuntu, ahubwo mbivugiye kugira ngo mukizwe. Uwo yari itabaza ryaka rimurika, namwe mwamaze igihe gito mwishimira umucyo we. Ariko mfite ibimpamya biruta ibya Yohana, kuko imirimo data yampaye ngo nyisohoze, iyo mirimo nkora ari y'impamya ubwayo, kuko data ari we wantumye. Kandi data wantumye nawe yahamije ibyanjye ubwe. Ntimwigeze kumva ijwi rye, habe no kubona ishusho ye, ndetse ntimufite n'ijambo rye riguma muri mwe, kuko uwo yatumye mutamwizeye. Murondora mu byanditswe ko mwibwira ko muri byo mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Nyamara mwanze kuza aho ndi ngo muhabwe ubugingo. Sinshaka ishimwe ry'abantu, ariko mwebwe ndabizi yuko mudakunda Imana mu mitima yanyu. Njye naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko undi naza mu izina ry'ubwe, we muzamwemera. Mbese mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu, mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? Mwe gutekereza yuko nzabarega kuri Data, kuko hariho ubarega, ndetse ni Mose uwo mwiringiye.
iyo mwizera Mose nanjye muba munyizeye, kuko ari ibyanjye yanditse. Ariko se nimutizera iby'uwo yanditse, noneho n'amagambo yanjye muzayizera mute? Hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya, ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Yesu azamuka umusozi yicara nayo n'abigishwa be. Ubwo Pasika, iminsi mikuru y'Abayuda yendaga gusohora, Yesu yubura amaso abonye abantu benshi baza ahari, babaza Filipo ati, turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya? Cyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze ubwo yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati, imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira, nubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be ari we Andereya mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati, hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya? Yesu ati, nimwicaze abantu. Aho hantu hari ubwatsi bwinshi, nuko abagabo baricara, bari nk'ibihumbi 5. Yesu yenda ya mitsima arayishimira, ayigabanya bicaye, n'ifi nazo azigenza atyo nk'uko bazishakaga. Bamaze guhaga abwira abigishwa bati, nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. Barateranya buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 y'ingano, ubwo abariye bashigaje. Abantu bose babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati, nukuri uyu niwe wa muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Yesu amenya yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike, arabiyufura asubira ku musozi wenyine. Bugorobye abigishwa be baramanuka bajya ku nyanja, bikira mu bwato bambuka inyanja bagana i Kaperinawumu. Bwari bwije kandi na Yesu atarabageraho. Inyanja ihindurizwa n'umuyaga mwinshi uhuha. Bamaze kuvugama sitadiyo 25 cyangwa 30, babona Yesu agenda hejuru y'inyanja, ageze bugufi bw'ubwato, baratinya. Ariko arababwira ati, ninjye mwitinya. Baherako bemera ko ajya mu bwato, uwo mwanya bugera imusozi aho yajyaga. Bukeye bwaho iteraniro ry'abantu benshi ryari rihagaze hakurya y'inyanja, bamenya yuko hari ubwato bumwe gusa kandi ko Yesu atikiranye n'abigishwa be muri bwo, ahubwo ko bagiye bonyine ubwabo. Nuko ayandi mato avuye i Tiberiya amaze kwambuka, afata bugufi bw'aho baririye ya mitsima umwami Yesu amaze kwishimira. Nuko abo bantu babonye Yesu n'abigishwa be badahari, bikira muri ya mato ubwabo bajya i Kaperinawumu kumushakirayo. Bamubonye hakurya y'inyanja baramubaza bati, mwigisha wageze hano ryari? Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, ibyo umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Baramubaza bati, tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uwo yatumye. Baramubaza bati, urakora ikimenyetso ki ngo tukirebe twizere? Icyo wakora ni iki? Ba sogokuruza bacu bariraga manu mu butayu, nk'uko byanditswe ngo, yabahaye kurya umutsima uvuye mu ijuru. Yesu arababwira ati, nukuri ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uvuye mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Uko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru, ugaha abari mu isi ubugingo. Baramubwira bati, Databuja, ujye uduha k'uwo mutsima iteka. Yesu arababwira ati, ni njye mutsima w'ubugingo, uzaho undi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Ariko nababwiye yuko mwambonye, nyamara ntimwanyizera. Uwo Data yampaye wese azaho undi, kandi uzaho undi sinzamwirukana na hato. Kuko ntavanye mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo wantumye ashaka. Kandi ibyo wantumye ashaka ni ukugira ngo mu byo yampaye byose ntagira na kimwe nzimiza, ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. Kuko icyo Data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Nuko Abayuda baramwitotombera kuko yavuze ati, ni njye mutsima wavuye mu ijuru. Bati, uyu si we Yesu mwene Yosefu? Ntituzi se na nyina? Niki gituma avuga ko yavuye mu ijuru? Yesu arabasubiza ati, mwe kwitotomba. Ntawubasha kuza aho ndi keretse arerejwe na Data wantumye, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Byanditswe mu byahanuwe ngo, bose bazigishwa n'Imana. Umuntu wese wumvise ibya Data akabyiga azaho undi. Si ukugira ngo hari umuntu wabonye Data, keretse uwavuye ku Mana, uwo ni we wabonye Data. Nukuri ndababwira yuko uwizera ari ufite ubugingo buhoraho. Ni njye mutsima w'ubugingo. Ba sekuruza banyu bariraga manu mu butayu, nyamara barapfuye. Uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru, kugira ngo umuntu uwurya ye gupfa. Ni njye mutsima muzima wavuye mu ijuru. Umuntu wese narya uwo mutsima azabaho iteka ryose. Kandi umutsima nzatanga kubwo abari mu isi kugira ngo babone ubugingo mu mubiri wanjye. Abayuda bajya impaka bati, mbese uyu yabasha ate kuduha umubiri we ngo tuwurye? Yesu arababwira ati, nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu
nimwe n'amaraso ye nta bugingo muba mufite murimo. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri, n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. Urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye aguma muri njye, nanjye nkaguma muri we. Nk'uko Data uhoraho yantumye nanjye nkaba ndiho ku bwa Data, niko undya nawe azabaho ku bwanjye. Uyu ni wo mutsima wavuye mu ijuru, si nk'uwo ba sekuruza banyu bariye bagapfa, ahubwo urya uyu mutsima azabaho iteka ryose. Ibyo yabivugiye mu isinagogi yigishiriza i Kaperinawumu. Nuko benshi mu bigishwa be babyumvise baravuga bati, iryo jambo rirakomeye, ushobora kuryihanganira ninde? Yesu amenya mu mutima we yuko abigishwa be babyitotombeye, arababaza ati, mbese ibyo bibabereye igisitaza? None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere, byamera bite? Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye ni ay'umwuka kandi niyo bugingo. Ariko hariho bamwe muri mwe batizera, kuko uhereye mbere na mbere Yesu yari azi abatizera abo ari bo, n'uzamugambanira uwo ari we. Nuko aravuga ati, nicyo gitumye mbabwira yuko hatariho ubasha kuza aho ndi keretse abihawe na Data. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, Databuja, twajya kuri nde? Ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo wera w'Imana. Yesu aramusubiza ati, mbese si njye wabatoranyije uko muri 12? None dore umwe ni umwanzi. Uwo yavugaga ni Yuda Isikariyoti mwene Simoni, kuko ari we wari ugiye kuzamugambanira, ari umwe muri abo 12. Yohana igice cya 7. Hanyuma y'ibyo Yesu aba i Galilaya, ntiyashaka kuba i Yudaya, kuko abayuda bashakaga kumwica. Iminsi mikuru y'abayuda yitwa ingando yenda gusohora, nuko bene se baramubwira bati, va hano ujye i Yudaya, kugira ngo abigishwa bawe barebe imirimo ikora. Kuko ari nta muntu ushaka kumenyekana wakorera ikintu mu rwihisho. Kuko ukora iyo mirimo ngaho genda wiyereka abari mu isi bose. Bene se babivugiye batyo kuko batamwizeraga. Yesu arababwira ati, igihe cyanjye ntikirasohora, ariko igihe cyanyu gihoraho iteka. Ab'isi ntibabasha kubanga, ariko njyewe baranyanga kuko mpamya ibyabo, kuko imirimo yabo ari mibi. Mwebweho nimujye muri iyo minsi mikuru, ariko njyewe sinzajyayo ubu, kuko igihe cyanjye kitarasohora. Amaze kubabwira ibyo, asigara i Galilaya. Ariko bene se bamaze kwikubura bagiye mu minsi mikuru, nawe aragenda, ariko atari ku mugaragaro, ahubwo nko mu rwihisho. Abayuda bamushakira muri iyo minsi mikuru bati, mbese wa wundi ari he? Abantu bamugira impaka cyane, bamwe bati, ni umuntu mwiza, abandi bati, oya, ayobya abantu. Ariko ntihagira umuvuga ku mugaragaro, kuko batinyaga Abayuda. Iminsi mikuru igeze hagati, Yesu azamuka ajya mu rusengero arigisha. Abayuda baratangara bati, uyu yakuye he ubu bwenge ko atigishijwe? Yesu arabasubiza ati, ibyo nigisha si ibyanjye, ahubwo ni iby'Iyantumye. Umuntu wese nashaka gukora ibyo nkunda, azamenya ibyo nigisha ko byavuye ku Mana, cyangwa yuko bivuga ku bwanjye. Uvuga ibye aba yishakira icyubahiro, ariko ushakira iyamutumye icyubahiro, uwo ni we w'ukuri, gukiranirwa ni kuri muri we. Mbese Mose ntiyabahaye amategeko, ariko muri mwe ntawe uyumvira. Murashakira iki kunyica? Abantu baramusubiza bati, ufite dayimoni, ninde ushaka kukwica? Yesu arabasubiza ati, nakoze umurimo muri mwe, namwe mwese murawutangarira. Mose yabahaye umuhango wo gukeba. Icyakora ntiwakomotse kuri Mose, ahubwo wakomotse kuri ba sokuruza banyu. Ndetse mukeba abantu no ku isabato. Ubwo umuntu akebwa ku isabato ngo amategeko ya Mose atazirurwa, none kuki mundakarira uko nakijije umubiri w'umuntu wose ku isabato? Mwe guca imanza ku bigaragara gusa, ahubwo muca imanza z'ukuri. Nuko bamwe mu b'i Yerusalemu barabazanya bati, uwo bashaka kwica si uyu? Nyamara dore aravugira ku mugaragaro ari ntacyo bamugira. Mbese harya ni ukuri koko abakuru bacu bemeye ko uyu ari we Kristo? Uyu tuzi aho yaturutse, ariko Kristo naza ntawe uzamenya aho yaturutse. Nuko Yesu avuga cyane yigishiriza mu rusengero ati, njyewe muranzi naho naturutse murahazi, ariko sinaje ku bwanjye, ahubwo yantumye ni y'ukuri iyo mutazi. Nyamara njyewe ndayizi kuko navuye kuri yo, kandi ariyo yantumye. Nuko bashaka kumufata, ariko ntihagira uwihangara, kuko igihe cye cyari kitarasohora. Nuko abantu benshi mu bahateraniye baramwizera bati, harya Kristo naza, mugira ngo azakora ibimenyetso byinshi biruta ibyo uyu yakoze. Abafarisayo bumva ibyo rubanda bamuvugira mu byongorerano, nuko abatambyi bakuru n'abafarisayo batuma abasirikare ngo bamufate. Yesu aherako aravuga ati, hasigaye umwanya muto nkiri kumwe namwe, hanyuma nkajya ku wantumye. Muzanshaka mwe kumbona, kandi aho nzaba ndi ntimubasha kujyayo. Nuko Abayuda baravuga bati, mbese yagiye kujya he aho tutazamubona?
aho ntagiye kujya mu batataniye mu Bagiriki akaba ari we yigisha? Iryo jambo uvuze ni iriki ngo muzashaka mwe kumbona, kandi ngo aho nzaba ndi ntimuzabasha kujyayo? Nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe. unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera, uwo abamwizera bendaga guhabwa. Ariko ubwo umwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Bamwe muri rubanda bumvise ayo magambo baravuga bati, ni ukuri uyu niwe muhanuzi. Abandi bati, uyu niwe Kristo. Ariko abandi bati, mbese Kristo aturuka i Galilaya? Ibyanditswe ntibivuga ngo Kristo azakomoka mu rubyaro rwa Dawidi, aturuka i Betelehemu, ikirorero Dawidi yarimo? Nuko abantu baramuvuga. Bamwe muri bo bashaka kumufata, ariko ntihagira n'umukoza urutoki. Nuko b'abasirikare basubira ku batambyi bakuru n'abafarisayo, nabo barababaza bati, mubujijwe n'iki kumuzana? Abasirikare baramusubiza ati, yemwe ntabwo higeze kuba umuntu uvuga nkawe. Abafarisayo barabasubiza bati, mbese namwe mwayobejwe? Hari umuntu n'umwe wo mu bakuru cyangwa mu bafarisayo wamwizeye? Ariko abo bantu batazi amategeko baravuma. Nikodemo, wa wundi wigeze gusanga Yesu kera kandi wari umwe wo muri bo, arababaza ati, mbese amategeko yacu acira umuntu urubanza batabanje kumwumva no kumenya ibyo yakoze? Baramusubiza bati, mbega nawe waturutse i Galilaya? Irebere mu byanditswe urasanga ko nta muhanuzi uturuka i Galilaya. Barataha, umuntu wese agiwe. Yohana igice cya 8. Yesu ajya ku musozi Elayono, azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza ahari, aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati. Baramubwira bati, mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega, ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati, muri mwe udafite icyaha aba ari we ubanza kumutera ibuye. Yongera kunama yandika hasi. Nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza ku uheruka. Hasigara Yesu wenyine na wa mugore wari uhagaze hagati. Yesu arunamuka aramubaza ati, wa mugore we, babandi bakuregaga barihe? Ntawaguciriyeho iteka? Ati, ntawe databuja. Yesu aramubwira ati, nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Yesu yongera kubabwira ati, ni njye mucyo w'isi, unkurikira ntazagendera mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Abafarisayo baramubwira ati, cyoye ko wihamya n'ibyo wihamije si iby'ukuri. Yesu arabasubiza ati, nubwo nihamya, ibyo nihamya ni iby'ukuri, kuko nzi aho naturutse n'aho njya, ariko mwebweho ntimuzi aho naturutse cyangwa aho njya. Muca urubanza nk'abantu, ariko njyeho nta n'umwe ncira urubanza. Ariko naho naca urubanza, urwo nca ruba ari urw'ukuri, kuko ntari njyenyine, ahubwo ndi kumwe na Data wantumye. Kandi n'amategeko yanyu handitswe ngo, ibyo abantu babiri bahamya ni iby'ukuri. Ndihamya ubwanjye, na Data wantumye nawe arampamya. Baramubaza bati, so ari hehe? Yesu arabasubiza ati, ntimunzi, kandi na Data ntimumuzi. Iyo mumenya, na Data muba mumuzi. Ayo magambo yababwiriye mu ruturiro ubwo yigishirizaga mu rusengero. Nyamara ntihagire umufata kuko igihe cye cyari kitarasohora. Nuko yongera kubabwira ati, nzagenda kandi muzanshaka, nyamara muzapfana ibyaha byanyu, aho njya ntimubasha kujyayo. Abayuda barabazanya bati, mbese aziyahura kuko avuze ati, aho njya ntimubasha kujyayo? Arababwira ati, mwebwe mukomoka hasi, njyewe nkomoka hejuru. Mwebwe muri ab'iy'isi, ariko njyewe sindi uw'iy'isi. Nicyo gituma babwira yuko muzapfana ibyaha byanyu, kuko nimutizera ko ndiwe, muzapfana ibyaha byanyu. Baramubaza bati, urinde? Yesu arabasubiza ati, ndi uwo nababwiye bwa mbere. Mfite byinshi byo kubavugaho mbacira urubanza, ariko wantumye n'uw'ukuri. Nanjye ibyo namwumvanye nibyo mbwira abari mu isi, ariko bo ntibamenye yuko ababwiye se. Nuko Yesu arababwira ati, ubwo muzamanika Umwana w'umuntu, nibwo muzamenya ko ndi we, kandi ari ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo yuko uko Data yanyigishije ariko mvuga. Kandi uwantumye turi kumwe, ntiyansize njyenyine, kuko mpora nkora ibyo ashima. Avuze atyo abantu benshi baramwizera. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye, muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana natababatura, muzaba mutabatuwe by'ukuri. Nzi yuko muri abuzukuru ba Aburahamu,
ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya murimo. Ngeho ibyo nabonanye data nibyo mvuga, kandi namwe nuko ibyo mwabonanye so nibyo mukora. Aramusubiza bati, Aburahamu niwe data. Yesu arababwira ati, iyo muba abana ba Aburahamu koko muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga. Ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi umuntu ubabwiye iby'ukuri, ibyo numvise ku Mana. Nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo. Ibyo mukora ni nk'ibya so. Baramubwira bati, ntituri ibibyarwa ahubwo dufite data umwe ari we Mana. Yesu arababwira ati, iyaba Imana ari yo so muba munkunze, kuko naje nkomoka ku Mana, sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Ariko ngewe kuko mbabwira iby'ukuri ntimunyizera. Ninde muri mwe unshinja icyaha ko mvuga ukuri? Niki gituma mutanyizera? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutari ab'Imana. Abayuda baramusubiza bati, ntitwavuze neza yuko uri Umusamariya kandi ko ufite dayimoni? Yesu arabasubiza ati, simfite dayimoni, ahubwo nubaha data, ariko mwe muransuzugura. Cyakora njye sinishakira icyubahiro, nyamara hariho ugishaka kandi niwe uca imanza. Ni ukuri ndababwira yuko umuntu niyumva ijambo ryanjye atazapfa iteka ryose. Abayuda baramusubiza bati, noneho tumenye ko ufite dayimoni. Aburahamu yarapfuye, n'abahanuzi nuko, nawe ukavuga ngo umuntu niyumva ijambo ryawe ntazapfa iteka ryose? Mbese uruta sogokuruza Aburahamu wapfuye n'abahanuzi bapfuye, wibwira kuri nde? Yesu arabasubiza ati, niba niha icyubahiro, icyo cyubahiro ni icy'ubusa. Umpa icyubahiro ni data, uwo muvuga ngo ni Imana yanyu. Nyamara ntimumuzi, ariko njye ndamuzi, kandi navuga yuko ntamuzi naba ndi umunyabinyoma nkamwe, ariko ndamuzi kandi nitondera ijambo rye. Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerewe. Abayuda baramubwira bati, utaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute? Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha asohoka mu rusengero. Yohana igice cya 9. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa be baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo, acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati, niwe, abandi bati, si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ni njye. Baramubaza bati, mbese wahumutse uti? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati, jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira, ndahumuka. Baramubaza bati, ari hehe? Ati, simbizi. Uwari impumyi bamushyira abafarisayo. Kandi ubwo hari ku munsi w'isabato, uwo Yesu yatobeyemo akondo akamuhumura. Nuko abafarisayo nabo bongera kumubaza uko yahumutse. Arababwira ati, yansize akondo ku maso, ndiyuhagira, ndahumuka. Bamwe mu bafarisayo baravuga bati, uwo muntu si uw'Imana kuko ataziririza isabato. Abandi bati, umunyabyaha yabasha ate gukora ibimenyetso bingana bityo? Baramupfa. Nuko bongera kubaza uwari impumyi bati, ku bwawe umuvugaho iki ubwo yaguhumuye? Ati, ni umuhanuzi. Ariko Abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka, kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi b'uwahumutse. Barababaza bati, uyu ni umwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi, none yahumuwe n'iki? Ababyeyi be barabasubiza bati, tuzi yuko ari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi, none arareba, ariko igituma areba ntitukizi, kandi n'uwamuhumuye ntitumuzi. Nimumwibarize namwe, ni umugabo mukuru arivugira. Icyatumye ababyeyi be bavuga batyo nuko batinyaga Abayuda, kuko Abayuda bari bamaze guhuza inama yuko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo acibwa mu isinagogi. Nicyo cyatumye ababyeyi be bavuga bati, ni umugabo mukuru, nimumwibarize. Nuko rero uwari impumyi bamuhamagara ubwa kabiri, baramubwira bati, shima Imana, twebwe tuzi yuko uwo muntu ari umunyabyaha. Nawe arabasubiza ati, niba ari umunyabyaha simbizi, icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba ndeba. Baramubaza bati, yakugenjeje ate? Yaguhumuye ate? Arabasubiza ati, maze kubibabwira ntimwabyumva. Icyo mushakira kubyumva ubwa kabiri ni iki? Mbese namwe murashaka kuba abigishwa
babi? Baramutuka baramubwira bati ni wowe mwigishwa we, ariko twebweho turi abigishwa ba Mose. Tuzi yuko Imana yavuganye na Mose, ariko uwo muntu ntituzi aho yaturutse. Arabasubiza ati iri ni ishyano ko mutazi aho yaturutse, kandi ari we wampumuye. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ashaka, uwo ni we yumva. Uhereye kera kose ntihari haboneka umuntu wahumuye wavutse ari impumyi. Uwo muntu yaba atavuye ku Mana ntacyo yabashije gukora. Baramusubiza bati wowe wavukiye mu byaha bisa, ni wowe utwigisha? Bamusunikira hanze. Yesu yumvise ko bamusunikiye hanze aramushaka. Amubonye aramubaza ati mbese wizeye umwana w'Imana? Nawe aramusubiza ati databuja, ninde nkamwizera? Yesu aramubwira ati wamubonye kandi niwe muvugana. Nawe aramusubiza ati databuja, ndizeye. Aramupfukamira. Yesu aravuga ati nazanywe muri iyi si no guca amateka ngo abatabona barebe n'ababona bahume. Abafarisayo bamwe bari kumwe nawe bumvise ibyo baramubaza bati mbese natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko none kuko muvuga yuko mureba, icyaha cyanyu gihoraho. Yohana igice cya 10. Ni ukuri ndababwira yuko winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye. Ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere. Intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Undi ntizamukurikira, ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Yesu abacira uwo mugani, ariko ntibamenye ibyo ababwiye. Nuko Yesu arongera arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko ari njye rembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni njye rembo. Umuntu niyinjira muri njye azakizwa, azinjira asohoke, kandi azabona urwuri. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse zibone bwinshi. Ni njye mwungeri mwiza. Umwungeri mwiza apfira intama ze. Ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite, kandi n'intama atari ize, iyo abonye isega rije asiga intama agahunga, isega rikazifata rikazitatanya. Kuko ari uw'ibihembo arahunga ntiyite ku ntama. Ni njye mwungeri mwiza, kandi menya izanjye zikamenya, nk'uko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Zizumva ijwi ryanjye, kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane. Nta wabunyaka, ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana, kuko iryo ari ryo tegeko nategetswe na data. Abayuda bongera kumupfa ku bw'ayo magambo. Benshi muri bo baravuga bati afite dayimoni kandi yasaze. Baramwumvira iki? Abandi bati ayo magambo sayutewe na dayimoni. Mbese dayimoni yabasha guhumura impumyi? Icyo gihe hari umunsi mukuru wo kwibuka kwezwa k'urusengero rw'i Yerusalemu, kandi hari no mu mezi y'imbeho. Yesu agendagenda mu rusengero mu ibaraza ryitwa Salomo. Abayuda baramugota baramubaza bati uzageza he kutuyoberanya? Niba uri Kristo twerurire. Yesu arabasubiza ati narababwiye, ariko ntimwizera, kandi n'imirimo nkora mu izina rya data nayo irampamya. Ariko ntimwizera kuko mutarabo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi, kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi nta wazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa data. Njyewe na data turi umwe. Abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Yesu arababwira ati naberetse imirimo myinshi myiza yavuye kuri data. Noneho ni uwuhe murimo muri yo ubatera kuntera amabuye? Abayuda baramusubiza bati kubw'imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya, kuko uri umuntu ukigira Imana. Yesu arabasubiza ati ntibyanditswe mu mategeko yanyu ngo navuze ngo muri Imana? Nuko ubwo yabise Imana, ab'ijambo ry'Imana ryajeho, kandi ibyanditswe bitabasha gukuka, mubwirira iki uwo data yejeje akamutuma mu isi muti wigereranije? Kuko navuze nti ndi umwana w'Imana. Niba ntakora imirimo ya data ntimunyizere, ariko ninyikora, nubwo mutanyizera mwizera imirimo ubwayo, kugira ngo mumenye neza yuko data ari muri njye, nanjye nkaba ndi muri data. Ariko ninyikora, nubwo mutanyizera mwizera imirimo ubwayo, kugira ngo mumenye neza yuko data ari muri njye, nanjye nkaba ndi muri data. Nuko bongera gushaka kumufata, ariko abava mu maboko. Avayo yongera kujya hakurya ya Yorodani, aho Yohana yabatirizaga bwa mbere, agumayo. Abantu benshi baza ahari baravuga bati Yohana nta kimenyetso yakoze, ariko ibyo Yohana yavuze kuri uyu byari iby'ukuri byose. Benshi bamwizererayo. Yohana 11. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge, akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati databuja,
uwo ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro, nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yari ari. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa bati, dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, amambere y'Abayuda bashatse kuhaguterera amabuye, none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati, mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Avuze atyo aherako arababwira ati, inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati, databuje, niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira ku bitotsi. Yesu niko kuberurira ati, Lazaro yarapfuye, nanjye nezerewe ku bwanyu ko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere, nimuze tujya ahari. Toma witwaga Didumo abwira abigishwa bagenzi bati, natwe tugende dupfane nawe. Yesu ageze yasanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. I Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu nka sitadiyo 15. Nuko Abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza kuko musaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje, ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuja, yaba wari hano musaza wanjye ntaba yapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. Marita aramubwira ati, nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati, ye databuja, nizeye yuko uri Kristo umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amaze kuvuga atyo aragenda ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati, umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise arahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Abayuda bari bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza, babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka, baramukurikira, batekereza ko agiye mu gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye ararira, n'Abayuda bazanye nabo bararira. Asuhuza umutima arawuhagarika, arababaza ati, mbese mwamushyize? Baramusubiza bati, databuja, ngwino urebe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro. Cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati, databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri ubona ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, data, ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro, sohoka. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko, n'ibitambaro bigipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Nuko benshi mu Bayuda bari baje kwa Mariya babonye ibyo akoze baramwizera, ariko abandi muri bo bajya ku bafarisayo bababwira ibyo Yesu yakoze. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranya urukiko, barabazanya bati, tugire dute ko uwo muntu akora ibimenyetso byinshi? Nitumureka dutya bose bazamwizera, kandi Abaroma bazaza barimbura umurwa wacu n'ubwoko bwacu. Ariko umwe muri bo witwaga Kayafa, kandi wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, arababwira ati, ntacyo muzi. Mbese nimutekereza yuko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta ko ubwoko bwose bwarimbuka? Ibyo ntiyabivuze ku bwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, yahanuye yuko Yesu yenda gupfira ubwo bwoko. Ariko si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo ni ukugira ngo abana b'Imana batatanye abateranirize hamwe. Bahera uwo munsi bajya inama yo kumwica. Nuko Yesu ntiyaba akigenda mu Bayuda ku mugaragaro, ahubwo avayo ajya mu gihugu kiri bugufi bw'ubutayu mu mudugudu witwa Efurayimu, agumanayo n'abigishwa be. Kuko Pasika y'Abayuda yendaga gusohora, benshi bava mu gihugu barazamuka bajya i Yerusalemu, Pasika itarasohora ngo biyeze. Bashaka Yesu, babazanya bahagaze mu rusengero bati, mbese mutekereza mute? Ntazaza hano mu minsi mikuru? Ariko abatambyi bakuru n'abafarisayo bari bategetse yuko umuntu umenya ahari abibamenyesha bakamufata. Yohana igice cya 12. Nuko hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu ajya i Betaniya aho Lazaro wo Yesu yazuye yabaga. Bamutekerayo ibyo kurya bya nijoro,
Marita arahereza, kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we. Inzu yose itamamo ya mavuta. Nuko Yuda Isikariyoti, umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira, aravuga ati, niki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura, kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya akiba ibyo babikagamo. Yesu aravuga ati, nimumureke ayabikire umunsi nzahambwa, kuko abakene muri kumwe n'abiteka, ariko njyeweho ntituri kumwe iteka. Abantu benshi b'Abayuda bamenye ko ahari baraza, icyakora si ku bwa Yesu gusa, ahubwo ni ukugira ngo barebe na Lazaro yazuye. Nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe, kuko Abayuda benshi babavagamo kubwe bakizera Yesu. Bukeye bwaho abantu benshi bari baje i Yerusalemu gutegereza iminsi mikuru, bumvise yuko Yesu azayo, benda amashami y'imikindo bajya kumusanganira, batera hejuru bati, Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, niwe mwami w'Abisirayeli. Yesu abonye icyana cy'indogobe akicaraho, nk'uko byanditswe ngo, witinya mukobwa w'i Siyoni, dore umwami wawe araje ahetswe n'icyana cy'indogobe. Ibyo abigishwa be ntibabimenye bwa mbere, ariko rero Yesu amaze guhabwa ubwiza bwe, nibwo bibutse ibyo ko byanditswe kuri we, kandi ko ariko bamugenjeje. Nuko ba bantu bari kumwe nawe ubwo yahamagaraga Lazaro ngo ave mu gituro akamuzura, bamubera abahamya. Kandi nicyo cyatumye abantu benshi bajya kumusanganira, kuko bumvise ko yakoze icyo kimenyetso. Nuko abafarisayo baravugana bati, murarora yuko murushywa n'ubusa, dore rubanda rwose ruramukurikiye. Hariho Abagiriki baje gusenga mu minsi mikuru, basanga Filipo w'i Betsaida y'i Galilaya, baramwinginga bati, mutware, turashaka kureba Yesu. Filipo araza abibwira Andereya, Andereya na Filipo nabo baraza babibwira Yesu. Yesu arabasubiza ati, igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe. Ni ukuri ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Ukunda ubugingo bwe arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda kugeza ku bugingo buhoraho. Umuntu wese nankorera nkurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera Data azamuha icyubahiro. None umutima wanjye urahagaze, kandi navuga iki? Nti Data, nkiza undokora iki gihe, kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. Data, ubahiriza izina ryawe. Nuko ijwi rivugira mu ijuru riti, ndaryubahirije, kandi nzongera kuryubahiriza. Abantu bahagaze aho baryumvise baravuga bati, ni inkuba. Abandi bati, ni marayika uvuganye nawe. Yesu arabasubiza ati, iryo jwi ntirije ku bwanjye, rije ku bwanyu. Ubu urubanza rw'ab'isi rurasohoye, ubu umutware w'ab'iy'isi abaye igicibwa. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi, nzireherereza abantu bose. Ibyo yabivugiye kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwo ari rwo. Rubanda baramusubiza bati, twumvise mu mategeko ko Kristo azagumaho iteka ryose. None ni iki gitumye uvuga ngo umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa? Ese uwo mwana w'umuntu ni nde nyine? Yesu arababwira ati, hasigaye umwanya muto, umucyo ukiri muri mwe. Nimugende mugifite umucyo, butarabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Mwizere umucyo mugifite umucyo, kugira ngo mube abana b'umucyo. Yesu amaze kuvuga atyo aragenda arabihisha. Nubwo yakoreye ibimenyetso byinshi bingana bityo imbere yabo, ntibamwizeye. Kugira ngo ijambo ry'umuhanuzi Yesaya risohore, iryo yavuze ngo, Mwami, ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Nicyo cyatumye badashobora kwizera, kuko Yesaya yongeye kuvuga ati, yabahumye amaso, ibanangira imitima, ngo be kurebesha amaso no kumenyesha imitima, bagahindukira ngo mbakize. Ibyo byavuzwe na Yesaya, kuko yabonye ubwiza bwa Yesu akamuvuga. Nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye, ariko kubw'abafarisayo ntibabyerura ngo badacibwa mu isinagogi, kuko bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Yesu aravuga cyane ati, unyizera si njye aba yizeye, ahubwo aba yizeye uwantumye. Numbonye ababonye uwantumye. Naje mu isi ndi umucyo, kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere, si njye umuciriyeho iteka, kuko ntazanywe no gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo naje kubakiza. Unyanga ntiyemera amagambo yanjye afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Sinabivuze ku bwanjye, ahubwo Data wantumye niwe wantegetse ibyo nkwiriye kuvuga n'ibyo nkwiriye kwigisha. Nanjye nzi yuko itegeko rye ari ryo bugingo buhoraho. Nuko rero ibyo mvuga mbivuga uko Data yabimbwiye. Igice cya 13. Umunsi wa Pasika utarasohora, Yesu amenya yuko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se.
urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza ku mperuka. Bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yari yamaze koshya umutima wa Yuda Isikariyota mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu amenya ko se amweguriye byose kandi ko yavuye ku Mana kandi ko asubira kuri yo. Ahaguruka aho yariraga, yiyambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyeza. Aherako asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Nuko yegera Simoni Petero, nawe aramubaza ati, Databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, reka, ntabwo nzemera na hato kunyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati, nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Simoni Petero aramubwira ati, Databuja, noneho ntunyoza ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko umese n'umutwe. Yesu aramubwira ati, uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Namwe muraboneye, ariko si mwese. Cyatumye avuga ati, ntimuboneye mwese, nuko yari azi uri bumugambanire uwo ari we. Nuko amaze kuboza ibirenge yambara imyenda ye, arongera aricara arababaza ati, aho mumenye icyo mbagiriye? Munyita shobuja n'umwigisha. Ibyo mubivuga neza kuko ariko ndi koko. Nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Bahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Ni ukuri ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja, kandi intumwa itaruta uwayitumye. Nimumenye ibyo, murahirwa niba mubikora. Simbavuze mwese kuko nzabona atoranije, keretse ko ibyanditswe bikwiriye gusohora ngo urya ibyo kurya byanjye niwe umbanguriye umugeri. Dore ubu bibabwiye bitari byaba kugira ngo nibiba muzizere ko ndiwe. Ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese wemera uwantumye ari njye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye uwantumye. Yesu amaze kuvuga atyo, ahagarika umutima arahamya ati, ni ukuri ndababwira yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Abigishwa bararebana kuko batari bazi uwo avuze uwo ari we. Hariho umwe mu bigishwa be wari wiseguye igituza cya Yesu bafungura. Uwo ni wa wundi Yesu yakundaga. Simoni Petero aramurembuza aramubaza ati, umubaze uwo avuze uwo ari we. Uwo ahengamira inyuma aho yari ari mu gituza cya Yesu aramubaza ati, Databuja, ninde? Yesu aramusubiza ati, uwo ndi bukoreze inogo nkayimuha ni uwo. Nuko akojeje inogo arayenda, ayiha Yuda Isikariyota mwene Simoni. Hanyuma yo guhabwa iyo nogo nibwo Satani yamwinjiyemo. Nuko Yesu aramubwira ati, icyo ukora gikore vuba. Ariko nta n'umwe wo mu bari bicaye basangira nawe wamenye icyatumye amubwira atyo, kuko Yuda yari afite umufuka w'impiya. Nicyo cyatumye bamwe bakeka yuko Yesu yamubwiye ati, genda ugure ibyo dushaka kurya ku munsi mukuru, cyangwa ati, gira icyo uha abakene. Nuko Yuda amaze kwakira inogo, muri ako kanya arasohoka, kandi hari nijoro. Amaze gusohoka, Yesu aravuga ati, noneho umwana w'umuntu arubahirijwe, kandi Imana nayo yubahirijwe muri we. Kandi Imana ubwo yubahirijwe muri we, nayo izamwubahiriza muri yo ubwayo, kandi izamwubahiriza vuba. Bana bato, ndacyari hamwe namwe umwanya muto. Muzanshaka, kandi uko nabwiye Abayuda nti, aho njya ntimubasha kuhajya, namwe niko bibabwira ubu. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundane. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Simoni Petero aramubaza ati, Databuja, urajya he? Yesu aramusubiza ati, aho njya ntubasha kunkurikira ubu, ariko uzahankurikira nyuma. Petero aramusubiza ati, Databuja, icyambuza kugukurikira ubu ni iki? Ko nzanagupfira? Yesu aramusubiza ati, uzampfira. Ni ukuri ndakubwira yuko inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu. Yohana igice cya 14. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati, Databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Filipo aramubwira ati, Databuja, twereke Data wa twese biraba bihagije. Yesu aramusubiza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya? Filipo, umbonye ababonye Data. Ni iki gitumye uvuga uti, twereke Data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri Data na Data akaba ari muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere mwemere ko ndi muri Data, na Data akaba muri njye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga,
bunyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta kuko njya kwa Data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu Mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona. Kuko ndiho, namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri njye, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yuda utari Isikariyoti aramubaza ati, Databuja, bibaye bite ko ugiye kutwiyereka ntiwiyereka ab'isi? Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza ahari tugumane nawe. Ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye, ahubwo ni irya Data wantumye. Ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Basigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Mwumvise yuko nababwiye nti, ndagenda kandi nzagaruka aho muri. Iyaba mwankundaga muba munejejwe n'uko njya kwa Data, kuko Data anduta. Nuko rero mbibabwiye bitaraba ngo ubwo bizaba muzizera. Sinkivugana namwe byinshi, kuko umutware w'ab'isi aza kandi ntacyo mfiteho. Ahubwo nkora uko Data yantegetse, kugira ngo ab'isi bamenye ko munkunda. Nimuhaguruke tuve hano. Yohana igice cya 15. Ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri njye, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Ni njye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri njye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Uko Data yankunze niko nanjye nabakunze, nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Ngiri itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti, kuko ibyo numvise kuri Data byose mbibamenyesheje. Si mwe mwantoranyije, ahubwo ni njye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto. Imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Ab'isi nibabanga, mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab'isi baba bakunze, ariko kuko mutari ab'isi, ahubwo nabatoranije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye nti, umugaragu ntaruta shebuja. Niba bandenganyije, namwe bazabarenganya. Niba bitondeye ijambo ryanjye, n'iryanyu naryo bazaryitondera. Ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Iyaba ntaje ngo mvugane nabo, ntibaba bafite icyaha, ariko noneho ntibafite uko biregura icyaha cyabo. Unyanga aba yanze na Data. Iyaba ntakoreye muri bo imirimo itakozwe n'undi muntu, nta cyaha baba bafite, ariko noneho barayibonye, nyamara baratwanga njyewe na Data. Ariko byabaye bityo kugira ngo ijambo risohore ryanditswe mu mategeko yabo ngo banyangiye ubusa. Umufasha naza, uwo nzabohereza ava kuri Data, ari we Mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya. Kandi namwe muzampamya, kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye. Yohana igice cya 16. Icyo mbabwiriye ibyo ni ukugira ngo hatagira ikibagusha. Bazabaca mu masinagogi, kandi igihe kigiye kuza uzabica wese azibwira ko akoreye Imana umurimo. Kandi ibyo bazabikorera batyo kuko batamenye Data nanjye ntibamenye. Ariko ibyo mbibabwiriye kugira ngo igihe cyabyo nikigera muzibuke ko ari njye wabibabwiye.
uhereye mbere na mbere sinabibabwiye kuko nari nkiri kumwe namwe, ariko none ndajya ku wantumye, kandi muri mwe ntawumbaza ati urajyahe. Ariko kuko mbabwiye ibyo imitima yanyu yuzuye agahinda. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Iby'icyaha kuko batanyizeye, n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data kandi namwe muzaba mutakimbona, n'iby'amateka kuko umutware w'ab'iyi si aciriweho iteka. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uwo azanyubahiriza kuko azenda ku byanjye akabibabwira. Ibyo Data afite byose ni ibyanjye, nicyo gitumye mvuga nti azenda ku byanjye abibabwira. Hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho ikindi gihe gito mumbone. Bamwe mu bigishwa be barabazanya bati, ibyo atubwiye ni ibiki ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazabaho igihe gito mumbone, kandi ngo kuko njya kuri Data. Kandi bati, ibyo ni ibiki ngo igihe gito? Ntituzi ibyo avuze. Yesu amenya ko bashaka kumubaza, arababaza ati, murabazanya ibyo mbabwiye ibyo ngo hasigaye igihe gito ntimumbone, maze hazaba igihe gito mumbone? Ni ukuri ndababwira yuko mwebweho muzarira mukaboroga, ariko ab'isi bazanezerwa. Mwebweho muzababara, ariko umubabaro wanyu uzahinduka umunezero. Umugore iyo aramukwa arababara kuko igihe cye gisohoye, ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba akibuka kuribwa, kuko anejejwe n'uko umuntu avutse mu isi. Niko namwe mubabara none, ariko nzongera kubonana namwe kandi imitima yanyu izanezerwa, n'umunezero wanyu nta muntu uzawubaka. Uwo munsi ntacyo muzambaza. Ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza none ntacyo mwansabye mu izina ryanjye. Musabe muzahabwa ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Ibyo mbibabwiriye mu migani, ariko igihe kizaza sinzavuganira namwe mu migani, ahubwo nzababwira ibya Data neruye. Uwo munsi muzasaba mu izina ryanjye, kandi simbabwira ko nzabasabira kuri Data, kuko Data nawe abakunda ubwe, kuko mwankunze mukizera yuko navuye ku Mana. Navuye kuri Data nza mu isi, kandi isi ndayivamo nsubire kuri Data. Abigishwa baravuga bati, dore noneho hareruye nta mugani aduciriye. Ubu tuzi yuko uzi byose, kandi ko utagomba ko umuntu wese agira icyo akubaza. Nicyo gitumye twizera ko wavuye ku Mana. Yesu arabasubiza ati, none murizeye? Dore igihe kirenda gusohora, ndetse kirasohoye, ubwo muri butatana umuntu wese uko, mukansiga njyenyine. Ariko sindi njyenyine, kuko Data ari kumwe nanjye. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Yohana igice cya 17. Yesu amaze kuvuga ibyo, yubura amaso areba mu ijuru ati, Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana wawe akubahishe, nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose, kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho. Ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Nanone Data, imbere yawe inyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Abo wampaye mu isi mbamenyesheje izina ryawe, bari abawe urabampa. None dore bitondeye ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe, kuko amagambo wampaye nayabahaye nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. Ndabasabira, sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe. Kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Njye sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi. Naho njye ndaza kuri wowe, Data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nkiri kumwe nabo nabarindiraga mu izina ryawe wampaye. Narabarinze, muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke, keretse umwana wo kurimbuka ngo ibyanditswe bisohore. Ariko none ndaza kuri wowe, kandi ibyo mbivuze nkiri mu isi, ngo bagire umunezero wanjye wuzure muri bo. Nabahaye ijambo ryawe, kandi ab'isi barabanga kuko atari ab'isi, nk'uko nanjye ntari uw'isi. Sinsaba ko bakura mu isi, ahubwo barinde umubi. Si ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Uko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi, kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira abazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babe umwe nk'uko uri muri njye, Data, nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo ab'isi bizere ko ari wowe wantumye.
nanjye mbahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe, njyewe mbe muri bo nawe ube muri njye, ngo babe umwe rwose, ngo ab'isi bamenye ko ari wowe wantumye ukabakunda nk'uko wankunze. Data, abo wampaye ndashaka ko aho ndi nabo bahabana nanjye, ngo babone ubwiza bwanjye wampaye kuko wankunze isi itararema. Data ukiranuka, ab'isi ntibakumenye ariko njyewe narakumenye, n'aba nabo bamenye ko ari wowe wantumye. Nabamenyesheje izina ryawe kandi nzaribamenyesha ngo urukundo wankunze rube muri bo nanjye mbe muri bo. Yohana ibice 18. Yesu amaze kuvuga ayo magambo asohokana n'abigishwa be, yambuka umugezi witwa Kidironi, hariho agashyamba akajyanamo n'abigishwa be. Kandi na Yuda umugambanira nawe yari azi aho hantu, kuko Yesu yahajyanaga n'abigishwa be kenshi. Nuko Yuda amaze guhabwa ingabo z'abasirikare n'abagaragu b'abatambyi bakuru n'ab'abafarisayo, ajyayo afite amatabaza n'imuri n'intwaro. Yesu amenye ibyenda kumubaho byose, arabasanganira arababaza ati, murashaka nde? Baramusubiza bati, ni Yesu w'i Nazareti. Arababwira ati, ni njye. Na Yuda umugambanira yari ahagararanye nabo. Amaze kubabwira ati, ni njye, bagenza imigongo bagwa hasi. Nuko yongera kubabaza ati, murashaka nde? Bati, ni Yesu w'i Nazareti. Yesu arabasubiza ati, babwiye ko ari njye, nuko rero niba ari njye mushaka, mureke abo bagende. Yabivugiye atyo kugira ngo rya jambo yavuze risohore ngo, mu bo wampaye sinabuzeho n'umwe. Nuko Simoni Petero yari afite inkota, arayikura ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Uwo mugaragu yitwaga Maruko. Nuko Yesu abwira Petero ati, subiza inkota mu rwubati rwayo. Mbese igikombe data mpaye ne kukinywaho? Nuko izo ngabo n'umutware wazo n'abagaragu b'Abayuda bafata Yesu baramuboha. Babanza kumujyana kwa Ana, kuko yari sebukwe wa Kayafa wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka. Kandi Kayafa niwe wagiriye Abayuda inama ati, birakwiriye ko umuntu umwe apfira abantu. Simoni Petero n'undi mwigishwa bakurikira Yesu. Uwo mwigishwa yari azwi n'umutambyi mukuru, yinjirana na Yesu mu rugo rw'umutambyi mukuru. Ariko rero Petero yari ahagaze hanze ku irembo. Wa mwigishwa wundi wari uzwi n'umutambyi mukuru arasohoka avugana n'umuja ukumira, nuko yinjiza Petero. Uwo muja ukumira abaza Petero ati, mbese aho nawe nturi uwo mu bigishwa buriya muntu? Aramusubiza ati, oya, sindi umwigishwa we. Abagaragu n'abasirikare bari bahagaze aho bacanye umuriro w'amakara, kuko hari imbeho barota. Na Petero nawe yari kumwe nabo ahagaze yota. Nuko umutambyi mukuru abaza Yesu ibyo abigishwa be n'ibyo yigisha. Yesu aramusubiza ati, nigishaga ab'isi neruye, iteka nigishirizaga mu isinagogi no mu rusengero, aho Abayuda bose bateranira. Ntacyo navuze rwihishwa. Urambariza iki? Abumvaga bari bubaza ibyo nababwiye. Nibo bazi ibyo navuze. Amaze kuvuga atyo, umwe mu basirikare wari uhagaze aho akubita Yesu urushyi ati, uko niko usubiza umutambyi mukuru? Yesu aramusubiza ati, niba mvuze ikibi kimpamye, ariko niba ari neza unkoye iki? Nuko Ana amwohereza ari imbohe kuri Kayafa umutambyi mukuru. Ubwo Simoni Petero yari ahagaze yota. Baramubaza bati, mbese nawe nturi uwo mu bigishwa be? Arabihakana ati, oya, sindi uwo muri bo. Umwe mu bagaragu b'umutambyi mukuru, mwene wabo w'uwo Petero yaciye ugutwi, aramubaza ati, harya sinakubonye uri kumwe nawe muri ka gashyamba? Petero yongera kubihakana. Muri ako kanya inkoko irabika. Bavana Yesu kwa Kayafa bamujyana mu rukiko. Hari mu museke. Ubwabo ntibinjira mu rukiko ngo batihumanya bakabura uko barya ibya Pasika. Nuko Pilato arasohoka ajya hari ati, uyu muntu muramurega iki? Baramusubiza bati, uyu iyo aba atakoze icyaha ntituba tumukuzaniye. Pilato arababwira ati, ni mu mujyane aba rimwe mu mucira urubanza nk'uko amategeko yanyu ari. Abayuda baramubwira bati, twebwe ntitwemererwa kwica umuntu, ngo ijambo rya Yesu risohore, iryo yavuze rimenyesha urupfu agiye gupfa. Pilato yongera kwinjira mu rukiko, ahamagara Yesu aramubaza ati, wowe uri umwami w'Abayuda? Yesu nawe aramusubiza ati, mbese ibyo ubibajije ku bwawe, cyangwa se ni abandi bakubwiye ibyanjye? Pilato aramusubiza ati, uragira ngo ndi Umuyuda? Ab'ubwoko bwanyu n'abatambyi bakuru nibo bakunzaniye. Wakoze iki? Yesu aramusubiza ati, ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Iyaba ubwami bwanjye bwari ubw'iyi si, abagaragu banjye baba barwanye ngo ntahabwe Abayuda. Ariko noneho ubwami bwanjye si ubw'ino. Pilato aramubaza ati, noneho ga uri umwami? Yesu aramusubiza ati,
wakabimenye ko ndi umwami. Iki ni cyo navukiye kandi nicyo cyanzanye mu isi, ni ukugira ngo muhamye ukuri. Uw'ukuri wese yumva ijwi ryanjye. Pilato aramubaza ati, ukuri ni iki? Amaze kubivuga atyo aherako arasohoka, ajya aho abayuda bari arababwira ati, njyewe nta cyaha mubonyeho. Icyakora mufite umugenzo ko mbabohorera imboho imwe mu minsi ya Pasika. Mbese murashaka ko mbabohorera umwami w'Abayuda? Ariko bongera gusakuza bati, si we dushaka, ahubwo tubohorere Baraba. Baraba uwo yari umwambuzi. Yohana igice cya 19. Nuko Pilato aherako ajyana Yesu amukubita imikoba. Abasirikare baboha ikamba ry'amahwa barimwambika ku mutwe, bamwambika n'umwenda w'umuhengeri. Baramwegera baramubwira bati, ni amahoro umwami w'Abayuda. Bamukubita inshyi. Pilato yongera gusohoka arababwira ati, dore ndamusohoye, ndamubazaniye ngo mumenye yuko ari nta cyaha mubonyeho. Nuko Yesu asohoka yambaye ikamba ry'amahwa n'umwenda w'umuhengeri. Pilato arababwira ati, uwo muntu nguyu. Abatambyi bakuru n'abasirikare bamubonye batera hejuru bati, mubambe, mubambe. Pilato arababwira ati, mube ari mwe mumujyana mu mubambe, kuko njyewe ntamubonyeho icyaha. Abayuda baramusubiza bati, dufite itegeko, kubw'iryo tegeko akwiriye gupfa kuko yigize umwana w'Imana. Pilato yumvise ibyo arushaho gutinya. Nuko yongera kwinjira mu rukiko, maze abaza Yesu ati, wavuye he? Ariko Yesu ntiyagira icyo amusubiza. Pilato aramubaza ati, uranyihorera? Ntuzi yuko mfite ububasha bwo kukurekura, kandi ko mfite ububasha bwo kukubamba? Yesu aramusubiza ati, ntiwagira ububasha bwo kugira icyo ntwara utabuhawe buvuye mu ijuru. Nicyo gituma ukungabije akurusha icyaha. Uhereye ubwo Pilato ashaka uburyo bwo kumurekura, ariko Abayuda batera hejuru bati, nurekura uyu uraba utari inshuti ya Kayizari, kuko umuntu wese wigize umwami aba agomeye Kayizari. Nuko Pilato yumvise ibyo asohora Yesu yicara ku ntebe y'imanza ahantu hitwa amabuye ashashwe, mu Ruheburayo hitwa Gabata. Ubwo hari ku munsi wo kwitegura ibya Pasika, hari nk'isaha 6. Nuko abwira Abayuda ati, nguyu umwami wanyu. Nabo batera hejuru bati, mukureho umubambe. Pilato arababaza ati, mbese mbambe umwami wanyu? Abatambyi bakuru baramusubiza bati, nta mwami dufite keretse Kayisari. Aherako aramubaha ngo abambwe. Asohoka yiyikorereye umusaraba, agera ahantu hitwa Inyabihanga, mu Ruheburayo hitwa Igorogota. Bamubambanaho n'abandi babiri hirya no hino, Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba rwanditswe ngo, Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Urwo rwandiko benshi mu Bayuda bararusoma, kuko ahantu babambye Yesu hari bugufi bw'umurwa, kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo no mu Ruroma no mu Rugiriki. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti, yiyise umwami w'Abayuda. Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse. Nuko abasirikare bamaze kubamba Yesu, bajyana imyambaro ye bayigabanyamo 4, umusirikare wese umugabane we, ariko hasigara ikanzu ye. Iyo kanzu ntiyari ifite umubariro, ahubwo yari iboshywe hose uhereye hejuru ukageza hasi. Nuko baravuga bati, twe kuyitanyagura, ahubwo tuyifindire, turebe uri bube nyirayo uwo ari we. Bavuze ibyo ngo ibyanditswe bisohore ngo, bagabanya imyenda yanjye kandi bafindira umwambaro wanjye. Nuko abasirikare babigenza batyo. Nyina wa Yesu na nyina wabo na Mariya muka Kilopa na Mariya Magadarena bari bahagaze ku musaraba wa Yesu. Nuko Yesu abonye nyina n'umwigisha yakundaga ahagaze bugufi, abwira nyina ati, mubyeyi, nguyu umwana wawe. Maze abwira uwo mwigishwa ati, nguyu nyoko. Uhereye uwo mwanya uwo mwigishwa amujyana iwe. Hanyuma y'ibyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati, mfite inyota. Hari hateretse ikibindi cyuzuye vino isharira. Nuko benda sipongo yuzuye iyo vino isharira, bayishyira ku rubingo barayimusomesha. Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati, birarangiye. Acurika umutwe, umutima uracika. Uwo munsi wari wo kwitegura Pasika, kandi Abayuda ntibashakaga ko imibiri iguma ku musaraba ku isabato, kuko iyo sabato yari umunsi mukuru. Niko gusaba Pilato kubavuna amaguru ngo babambure. Abasirikare baraza babanza kuri umwe bamuvuna amaguru, n'undi wari ubambanywe nawe bamugenza batyo. Ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa, ntibamuvuna amaguru. Ariko umwe muri bo amucumita icumu mu rubavu, uwo mwanya havamo amaraso n'amazi.
uwabibonye niwe ubihamije, kandi ibyo ahamya ni iby'ukuri, kandi azi ko avuga ukuri ngo namwe mwizere. Kuko ibyo byabereyeho kugira ngo ibyanditswe bisohore ngo nta gufwa rye rizavunika. Byongeye kandi ibyanditswe biravuga ngo bazabona uwo bacumise. Hanyuma y'ibyo haza Yosefu wo muri Arimatiya, nawe yari umwigishwa wa Yesu ariko rwihishwa. Kuko yatinyaga Abayuda, uwo ajya kwa Pilato amwaka intumbi ya Yesu ngo ayikureho. Pilato aramwemerera, araza akuraho intumbi ya Yesu. Na Nikodemu wa undi wigeze kumusanga nijoro cya gihe, araza azanye ishangi ivanze n'umusaga, kuremera kwayo kwari nk'ibiro 50. Bajyana intumbi ya Yesu bayizingira mu myenda y'ibitare hamwe n'iyo mibavu, nk'uko Abayuda bagenzaga bahamba. Aho hantu yahambwe hari agashyamba, kandi muri ako gashyamba hari imva nshya itarahambwamo umuntu. Aho niho bahambye Yesu, kuko wari umunsi wo kwitegura kw'Abayuda, kandi iyo mva yari iri hafi. Yohana ibice 20. Kuwa mbere w'iminsi 7 mu rubungabungo hatarabona, Mariya Magadalena aza ku gituro, asanga igitare gikuye ku gituro. Arirukanka asanga Simoni Petero na wa mwigisha wundi Yesu yakundaga, arababwira ati, bakuye umwami Yesu mu gituro kandi ntituzi aho bamushyize. Petero asohokana na wa mwigishwa wundi bajya ku gituro. Bombi birukira icyarimwe, ariko uwo mwigishwa asiga Petero aba ari ubanza kugera ku gituro. Arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi ariko ntiyinjiramo. Maze Simoni Petero nawe azamukurikiye, yinjira mu gituro, abona imyenda y'ibitare ishyizwe hasi, n'igitambaro cyari mu mutwe we kidashyizwe hamwe n'imyenda y'ibitare, ahubwo cyari kizinze kiri ukwacyo hirya. Nicyo cyatumye na wa mwigishwa wundi wabanje kugera ku gituro nawe yinjira. Abibonye yizera ibyo yabwiwe na wa mugore, kuko bari bataramenya ibyanditswe ko akwiriye kuzuka. Maze abigishwa basubirayo bajya iwabo, ariko Mariya yari ahagaze ku gituro arira. Akirira arunama arunguruka mu gituro, abona abamarayika 2 bambaye imyenda yera bicaye, umwe ku musego n'undi ku mirambirizo aho intumbi ya Yesu yari yashyizwe. Baramubaza bati, mugore, urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, nuko bakuye mu mwami wanjye, nanjye sinzi aho bamushyize. Amaze kuvuga atyo arakebuka, abona Yesu ahagaze ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati, mugore, urarizwa n'iki? Urashaka nde? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba, aramubwira ati, mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi, mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira amwitaba mu ruheburayo ati, Rabuni, bisobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Mariya Magadalena aragenda abarera abigishwa inkuru ati, nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. Nuko kuri uwo munsi bugorobye, ari wo wa mbere w'iminsi 7, abigishwa bari bateraniye mu nzu, inzugi zikinze kuko batinyaga Abayuda. Yesu araza ahagarara hagati yabo, arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwe, uko data yantumye niko nanjye mbatuma. Amaze kuvuga atyo, abahumekera hati, nimwakire umwuka wera. Abo muzababarira ibyaha bose bazaba babibabariwe, abo mutazabibabarira bose bazaba batababariwe. Ariko Toma, umwe muri abo 12 witwaga Didumo, ntiyari kumwe nabo ubwo Yesu yazaga. Nicyo cyatumye abandi bigishwa bamubwira ati, tubonye umwami. Nawe arabasubiza ati, nintabona inkovu z'imbereri mu biganza bye, ngo nzishyire mu rutoki rwanjye, sinshyire ikiganza cyanjye mu rubavu rwe, sinzemera. Nuko iminsi 8 ishize, abigishwa bongera guterana mu nzu nka mbere, na Toma ari kumwe nabo. Yesu araza abahagarara hagati, kandi inzugi zari zigikinze, arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Maze abwira Toma ati, zana hano urutoki rwawe urebe ibiganza byanjye, kandi uzane n'ikiganza cyawe ugishyire mu rubavu rwanjye, kandi we kuba utizera ahubwo uba wizeye. Toma aramusubiza ati, mwami wanjye kandi Mana yanjye. Yesu aramubwira ati, wijejwe nuko mbonye, ahirwa abizeye batambonye. Hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo, ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu ari Kristo, umwana w'Imana, kandi ngo nimwizera muherwe ubugingo mu izina rye. Yohana igice cya 21. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja y'Itiberiya, yiyerekana atya: Simoni Petero na Toma witwa Didumo, na Nataniyeli w'i Kana y'i Galilaya, na bene Zebedeyo n'abandi bigishwa 2 bari kumwe. Nuko Simoni Petero arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibamenya ko ari we.
Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha kurukurura, kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati, ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato bakurura urushundura rurimo ifi, kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima. Yesu arababwira ati, nimuzane ku ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato akururira urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 153. Ariko nubwo zari nyinshi zityo urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati, nimuze murye. Ntihagira n'umwe wo muri abo bigishwa utinyuka kumubaza ati, urinde, kuko bari bazi ko ari umwami. Yesu araza yenda umutsima arawubaha, n'ifi nazo azigenza atyo. Ubwo ni ubwa gatatu Yesu abonekera abigishwa be amaze kuzuka. Nuko bamaze kurya Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha abakunkunda? Aramusubiza ati, mwamuzi ko ngukunda. Aramubwira ati, iragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Aramusubiza ati, mwamuzi ko ngukunda. Aramubwira ati, iragira intama zanjye. Amubaza ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati, urankunda? Nuko aramusubiza ati, mwami, umenya byose, uzi kandi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Ni ukuri ndakubwira yuko ukiri umusore wikenyezaga ukajya aho ushaka hose, ariko nusaza uzarambura amaboko undi agukenyeze akujyana aho udashaka. Icyatumye avuga atyo ni ukwerekana urupfu azubahisha Imana. Amaze kuvuga atyo aramubwira ati, nkurikira. Petero arakebuka abona umwigishwa Yesu yakundaga nawe abakurikiye, ari we wari wariseguye igituza cya Yesu basangira nijoro, akamubaza ati, databuja, ninde ugiye kukugambanira? Petero abonye uwo abaza Yesu ati, mwami, uyu se azamera ate? Yesu aramusubiza ati, niba nshaka ko agumaho kugeza aho nzazira, upfa iki? Nkurikira. Nicyo cyatumye iryo jambo ryamamara muri bene data ngo uwo mwigishwa ntazapfa. Ariko Yesu ntiyabwiye Petero yuko uwo atazapfa, ahubwo yaramubwiye ngo niba nshaka ko agumaho kugeza aho nzazira, upfa iki? Uyu niwe wa mwigishwa uhamya ibyo, ni nawe wabyanditse, kandi tuzi yuko ibyo ahamya ari iby'ukuri. Ariko hariho n'ibindi byinshi Yesu yakoze, byakwandikwa byose. Ngira ngo ibitabo byakwandikwa ntibyakwirwa mu isi. Amen.